ivuga ku cyo twita third party invitation. Third party invitation. Third party invitation. Sibyo Emmanuel? Third party invitation, bavuze invitation twese turayumva, ariko bavuze third party bari kuvuga ko ari ahantu ushobora gukoresha ubuhamya cyangwa se ibindi bintu bitaguturutseho cyangwa se mutayimuzi bavuga ati wenda dufite umuntu udasanzwe aduhereza ubuhamya wateye imbere wagenje gutya na gutya, ntuzahabure tugiye ukoresheje undi muntu kugira ngo ugere gute, kugira ngo utumire undi muntu. So iyo niyo bita third party. Ibyo tugiye kureba rero, prospecting is the subject of this presentation. Iyo bavuze prospecting ni rimwe mu masomo muri presentation tugiye kureba, which is actually tied in with the ships at the sea. Ariyo isingiye kuki, ku bwato buri muki, ku bwato buri mu nyanja bari kutwigisha. Ira presentation twabonye y'ubwato buri mu nyanja batubwira ko mbese prospecting nayo isa naho iziritse aho hantu. Hello. Ejo hano twari turi kumwe twabonye ubwato bugiye butandukanye, burimo hari ubwato bwitwa empty, hari ubwato bita silver, ndetse hari n'ubwato bwitwa gold. Atubwira ngo igihe cyose uzabona ufite empty, ukabona ari empty koko ubwato burimo ubusa, uzabureke utazibesha ngo ubugiyemo, kuko n'ubwizirikaho cyane buzarangira nawe bugize gute, buzarangira bugutwaye. Niba abantu bwira ntibumve, bagira ati muze ngo nzaza, bagira ngo mukore ibintu babikore, abo ngabo bareke bave muri business, ko business baragaragara ko atari serious, bareke. Hanyuma batubwira silver ni abantu bo noneho base bafite n'ubushake bwo kwibona ko bya base bashaka kuvamo gold. Hanyuma gold ni babandi bo noneho sasa bisize insenda, avuga ati ngiye business 100% ndabizi ko izanteza imbere, ngomba kuyikora byanze bikunze. Rero ibi ngibi ni ingenzi cyane ko ugomba kugira gute, ugomba kubimenya. Explanation, if I know, it's important that all your people know what a third party invitation is and how to do it. Ni ingenzi cyane ko abantu bawe, partner bawe, banyamuryango bawe cyangwa se abantu bawe bamenya icyo bita third party invitation ndetse n'uburyo babikora. Explanation, if I know Carol, urugero bari kuduhereza, ndamutse nzi Carol, I don't go up and ask Carol if she's interested in earning some extra income. Ntago nzagenda ngo mpite mbwira Karoli ngo niba ari interesse mu kintu kwinjiza amafaranga ari extra cyangwa se yisumbuye ku mushahara. The reason I don't do that is because even Karoli wanted to earn some extra money. She would probably want me to think that she's doing okay financially and she would say no, I'm really not interested. Rimwe na rimwe rero urabizi umusinzagenda ngo mbwire Karoli ni umukobwa hano bari kuvuga nitwa Carol, bari kuvuga ati ntago ari ngombwa ko nzagenda ngo mpite nzamura ikiganiro mpite mva ati Carol ntago uri interesse ku bijyanye no gukora amafaranga ari extra. Kubera iki ntabivuga? Kubera ko ndabizi neza ko n'ubundi Carol agize gute, abishaka kubyumva, arabishaka. She would probably want me to think that she's doing okay financially and she would say no. Ariko impamvu icyo kibazo kubera ko nkimubajije ashobora kumva ko nyine asanzwe ahagaze neza cyangwa se agatekereza ko wowe usanzwe uzi ko ahagaze neza, akaba ariyo mpamvu usa naho uri kubimubaza. Hello. Akabazi ariyo mpamvu usa naho uri kubimubaza. Rero kubera ko ugaragaza nkaho uzi kameze neza, kahagaze neza, niyo mpamvu akenshi ashobora kuzavuga ngo no, I'm not interested. Sinzi akantu muri kukumva. Hello. Umunsi namutse nk'aho ati semwe agize ubu ntago wakwinjiza niba ntaho kinera niba faranga yongera kuyo winjiza. Kigiye tayari ushobora gutekereza ko wenda usanzwe nzi ko ufite amafaranga winjiza menshi, sibyo? Ukaba ati wapi kubera ko nsanzwe nzi iki, utanzwe nerekanye ko nsanzwe nzi ko ufite iki, ufite amafaranga. What I do is to go up to Carol and say something like this. Noneho icyo ukora ni ukugenda kuri Carol umbwira ati I got started in a new exciting business and might be able to help me. Umbwira ati rero Carol, hari business idasanzwe natangiye muri iyi minsi kandi ndabizi wamfasha.
Would you happen to know anyone that would be interested in earning some extra income? Kubyumva uramubwira ati rero Karoli hari business natangiye ishimishije pe kandi kika ko nawe wamfasha. Kubyumva kika ko nawe wagira gute wamfasha. None waba open cyangwa se hari umuntu wabuzi kubyumva ushobora kuba yaba interest kubijyanye no kwinjiza amafaranga yisumbuye ko yasanzwe yinjiza, or interested in getting into a second business. Cyangaha akenshi agahita bati mbwira ntari umaze kumubwira ko ni wizeye ko wamufasha nukoreshe ni direct mbese umutumiye nkaho atari uri gutumira ariko mu byukuri nawe arahita yibwiriza ko ati nangize gute nanjye ndayakeneye. No bita third party. Rero third party anyone ahangaha muri iki kiganiro bari kutubwira ni third party cyangwa se uri muntu witwaje ni anyone. Manje ati se hari umuntu wamenya? Iyo hari umuntu rero witwaje niyo bita third party. Mu byukuri ugaragaje ko ari uwo muntu wundi ukeneye kubyumva ariko mu byukuri waba ukeneye uwo muri kuvugana. I'm asking her if he knows anyone. Do a little experiment on this. The next 10 people you run into. Kubyumva iyi experiment rero ngo yikore abandi bantu 10 uri buze kugeraho. Hello uyu munsi abantu muri buze guhura kuri gas station Glossa ahantu runaka ahantu bakoropa baki bagize gute. Ask them if they know anybody who would like to earn some extra income just to get their reaction. Rero gerageza uje kugenda uko bati waba ukeneye icyo gukora ubyumva aho genda umumaze niba ari inshuti yawe mwahita se hari umuntu wabuze waba ukeneye kunyuza amafaranga yandi yisumbuye ko asanzwe yinjiza. Hello cyangwa se hari umuntu wabuze ukeneye ibyo gukora. Urugero kuko ikintu kinywanye kiri inshuti nande inshuti ntarahirya uri aba ari abakirina kubyumva wagenda ati simwana umuntu ufite akazi hari se nta undi muntu uzi basikeneye kunyuza amafaranga ku ruhande cyangwa se n'abashuti bawe uzi bakeneye akazi banakabuze kubyumva. Icyo gihe akenshi ryashaka kutakubwira ati ariko none ngewe sindikeneye kubyumva. Most of the time the response will probably what is it. Akenshi atakubwira ati nibijyanye n'iki abenshi ko bahita bavuga. The reason they say what is it is because the person they know who would like to earn some extra income is themselves. They just want to know a little more about it so they can make a decision. Rero umuntu bazi kashobora kuba yabikenera niwe ubwe n'ubundi cyangwa se niba ubwabo n'ubundi ahita yumva ko nawe aramutse agize amahirwe akabona umuntu mwinshi ahandi hantu yinjiza amafaranga by'ukuri nawe ntabwo byagira gute ntabwo byamubangamira ahubwo abashaka kugira ngo amenyeho bikeya kugira ngo agere gute cyumve ko nawe yafata umwanzuro. When they say what is it nava ngo what is it don't give them a big curiosity shot. Ngo nuramukubabwiye nakubaza ngo what is it ngo ntuzabahishe cyane cyangwa se ngo bahereze ngo batera amatsiko cyane. Some people are offended by getting dragged off to somebody's home for an hour and have a presentation and they have no idea why they are going there. Abantu benshi ngo nyine ngo birabagora cyane gufata umwanya we. Hello akava mu rugo akajya ahantu runaka igihe bikamutwara isaha n'igice muri perezida nazo ngo biramara isaha n'igice ariko atazi igitekerezo na kimwe ku bijyanye n'ibize kugira gute wabera. Abantu benshi bigira gute birabagora. Reka dukomeze twumve. Karoli told me about his also his daughter in that she knew everybody in some kind of trend that people to not say anything. Hari amakampani ngatwigisha kutavuga ikintu na kimwe ubwira ngo uzaze uzamenye uhageze. Your reply when they ask you what is it will be, do you know anyone about anything about material marketing? Igisubiza kwaje ngo nibijyanye n'iki. Hello shagute maza ngo ese hari amakuru ufite kubijyanye na material marketing
kubyumva kwamaze icyo kibazo akenshi they will say either say yes or no, ashaka kuvuga ngo yes cyangwa no kumajije gutyo. If they say yes, ask them what they know about it. Niba kubwiye ngo yego, mubaze ngo nicyo abiziho. Get into a general discussion with them about MLM. Noneho mujye mu bijyanye naki na discussion irambuye yaki mujyanye na MLM. Point out ifata chapter 1 muri ya introduction nyine muganire ku ya introduction yaki ya MLM. Point out some of the features and benefits of being involved in MLM marketing in general. Rero ubabwire kuki ku miterere ni byiza byo kuba umunyamuryango waki wa MLM marketing muri rusange. From there, invite them to sit down with you if they are still interested. Kuva aho ngaho rero ubatumire bazi noneho mubonane mwicarane mubiganireho niba yaba interested to take a look at the particular program that you in. Azaza rebe noneho yenye na company ugira gute ukorana nayo. Explain to them that it will take only an hour or so to tell them the whole story. Babwire ko bizasaba isaha byibura kugira ngo bagire gute kugira ngo bumve inkuru yose. Don't try to shotgun the program to them on the street corner or while they are supposed to be working. Rero ntuzigere uvuga cyangwa se ubabwira amakuru menshi ku bijyanye na gahunda zawe uri ku muhanda cyangwa se nanone ari kugira gute ari mu kazi. Without the whole story you just be confusing them. Nutababwira amakuru menshi cyangwa se inkuru yose nuzaba confusinze nyine bazaba bacanzwe. Just enough confusing information for them to say no, and not enough information for them to say yes. Nayo ukagira ngo ntuzabahereza amakuru menshi yatuma bavuga no, ariko nanone ntuzabahereza amakuru makeya yavuga ngo ahubwo uzabahereza amakuru adahagije ku buryo bituma bavuga ngo yes. Hello. If you follow the training of your people the way it's laid out for you, you won't have to prospect. Munura mukoresheje training z'abantu ntago uzakenera prospecting. The process of helping the people that you brought into the business, you will run into other people that you will be able to talk to. Rero kumbwira ngo muri process yo gufasha abantu ubazana muri business uzahura n'abandi bantu bagusaba kugira icyo bivugaho. When you run into these people, you want to talk to them about MLM marketing so you can introduce them to your program. Nuramuka urukugana n'abantu rero hari abantu uko byamera kose utumira bagusaba ko hari icyo bivugaho. Hello, bisaba ko hari icyo bivugaho. Rero vuga kuri MLM marketing muri muri rusange. Most people have some fears about doing that. Abenshi bafite ubwoba bwo kubikora. Where those fears come from is the idea that the person will say no to them. Abenshi hello, impamvu umuntu akubaza ngo nibijyanye n'iki ukanga kubivuga ngo nuko ufite ubwoba bwo ukarabize kugira gute ari buze kukubwira ngo no. Hello, bamwe nimubwira ngo nibi ngibi nibi harigera fano. Not to them. It's called the fear of rejection. Ubwita ubwoba bw'iki? Guhakanirwa. Fear of rejection. A good example would be a high school dance. Urugero bworoshye high school za mbyino cyangwa se kubyina umwe twajya kubyina mu bijyanye n'iki mu za segonderi ukajya mu kigo mukamwanya mu ki yari no kubyina. A guy is at the first dance he's ever been to. Umuntu abagiye kubyina ariko n'ubwambere agiye kugira gute ubwambere agiye kubigerageza. He walks clear across the room and asks a girl to dance. Akajya akinjira mu cyumba agasaba umukobwa ngo babyine and she says no. Ubundi umukobwa akahita amubwira ngo wapi. So he turns around rejected and walks back, never again to ask a girl to dance. Ndeho yamara kugendeye kwa kundi waje mu kibyiniro mukabyiniro muri twazitaga bubu muri muza muri segonderi mukagenda ukinjira mu cyumba bari kubyiniramo hanyuma ugasaba umukobwa ngo mugire gute umubyini yarangiza agahita yabyanga rero bati ibintu muzi ubundi mbikoreye sigara ro kwicuza ubundi agahita usubira bati ewa ntago muzijyana nongera gusaba umukobwa ngo tubyinane berako bwari ku nshuro yawe ya mbere nonana nabyanze with obsessed fear that everybody in the whole auditorium saw him get rejected. Nobody likes to be rejected. Rero
mu mutwe batagenda ko bati mana yanjye abantu bose barambonye sare yose irambonye ko nkati kada bati mba nta wundi muntu uzongera kugira ngo tubyinane niba ari ugusaba ndasebye. Nobody likes to be rejected. Nta muntu ukunda kugira gutegura akanira. Na type will ask a girl to dance and if she says no, will ask the next girl at the next. Ariko ndi mutipe azagenda asaba umukobwa nabyanga asabe n'undi wabyina. Abwiye umwe tubyine aranza itareba ubigiranye twibyinira. Naye nabyanga abwire niki? Abwire n'undi. Abantu barabaho bose and the feel will be dancing all night. Uwo mujama rero ijoro ryose azaba ari kugira gute? Azaba ari kubyina. Azaba ari kubyina. To overcome the fear of rejection, we want you to be able to trick your mind so you will be able to talk to more people. Rero kugira ngo uvaneho ubwoba bwa rejection ugomba kubesha ubwonko bwawe. Ugomba kubesha ubwonko bwawe ukagira gute? Ku buryo ubushyiramo ko ugomba kuvugana n'abantu benshi. Hello. To do that, picture yourself standing on a dock. Remember, if you are waiting for your ship to come in, you have already have sent your ships out. Rero ni cyagihe urugero rwo kuduhereza urugero rwo kuduhereza bagaza ahantu kuruna ku nkombe ukararo utegereje iki? Utegereje ubwato ngo buze. Duka ko mu gihe utegereje ubwato ko buza, you already have sent your ships out. Mu by'ukuri ubwo bwato kwanza ushobora kuba bumwe bwagize gute bwagiye hanze. You have to launch some ships. Ugomba kohereza ubwato bumwe. If you launch the only one ship and it returned empty, what good they did do to have your ships come in at all. The more ships you load, the better chance you will have some of them coming in carrying gold. Byukuri byo kugira ngo bwato ari kutubwira ngo ngomba kohereza ubwato bwinshi bugiye butandukanye cyangwa se gutanga amakuru kuri benshi. Uzohereza ubwato bwinshi nikuzagira gute? Nikuzagira amahirwe yo kugira habumwe buzamo iki? Buzamo zahabu. Hello. Ko twabonye abantu bari zahabu ntabwo uzagira gutya ubwire ngo batubwiye ngo ukina abantu byibura batanu bari zahabu, ariko ntabwo uzagira ku byo abantu bose uzahita ubwira azahita binjira bari ki? Bari zahabu. Ahubwo uzabwira benshi ku buryo uzagira gute? Uzabonamo n'abari ki? Bari zahabu. Ushobora kubona umuntu abantu bari zahabu batanu ubu umaze kwinjiza abantu bangahe? Wenda 100 n'urugero. Ushobora kubona abazahabu batanu wenda umaze kwinjiza abantu wenda 30, sibyo? N'urugero. Wowe urakoresha ubwato bwinshi nyine urategereza ubwato bwinshi ariko wagize gute? Waronshinze. Ships cargo are the ones you should work with. Rero ubwo bwato bufite cyangwa se umuntu ufite uri zahabu niyo muntu ukeneye kugira gute? Wakwara nawe. Most people have never launched the ship, so there is nothing already in your subconscious that can hurt you. Rero abantu benshi ntibigeze bagerageza kubwira abantu benshi. Niyo mpamvu rero mu mutwe wawe nta kintu kizaza cyangwa se nta kintu mu by'ukuri ntutabwira umuntu n'umwe, nta kintu kizakubangamira mu mutwe wawe. Hello. Buriya aravuga ngo umuntu udashaka ibibazo, umuntu udashaka ibibazo cyangwa se udashaka kurya rejection nta muntu n'umwagira gute abwira. Hello. Kandi nanone umuntu udashaka kurya rejection ntabwo azatera imbere. None si n'icyo urakora. Umuntu udashaka kurya rejection nta muntu n'umwagira gute abwira. Kubera ko n'uwo wambere uri kuvuga ngo ubwire ntabwo mbese wabwirwa n'icyo urakwemerera. Hello. N'ubundi ntabwo wamumenye, niyo mpamvu ukeneye kubabwira rero. Are we together? Sometimes the launching lamp. When you ask someone if you know anybody who would like to earn some extra income, have just launched the ship. If they say no, I don't know anybody, you can say fine. Mu by'ukuri bibaje umuntu ngo niba hari umuntu yabazi waza gukora, hari umuntu yabazi waza kwinjiza iki? Akinjiza amafaranga. Mu by'ukuri icyo gihe ugize gute? Uronshinze ubwato. Siko bimeze. And then nakubwira ngo no,
nta muntu ndetse sawa ntari urakoze. If you happen to run into anybody, would you have them call me? Groti sawa urakoze, ntagira ubona uzagire gute, uzampamagara. Give them your card. Ohereza iki? Ohereza ikarita yawe y'iki ya business. Hello, business card iriho nimero yawe n'ibyo ukora. There is only two possible results in launching a ship. Ahangaha hari inzira ebyiri cyangwa se hari imisaruro ebyiri iva mu kugira gute mu kuronshinga ubwato cyangwa se mu kubwira abantu business. Umusaruro wa mbere ni uko bwa bwato bushobora kuba it will either float or it will sink. Ubwato bwawe bushobora kureremba cyangwa se bukagira gute ukibira. Ibintu ni bibiri. If it sinks, so what? You standing on the dock. Biramuka bwibize wowe ntuzagire gute, ntuzajyane nabwo, ahubwo uzakomeza uhagarare hehe ku nkombe. Hello, nawe ubwira ngo hari igihe ubwira umuntu muri business ugasanga niki ni umuntu mubi, icyo gihe nashaka kugushyira hasi wowe ntuzajye hasi, ahubwo uzagire gute, uzagume ku nkombe. Are we together? Then if the plots great, send it out and help it to turn a gold carrying vessel. Rero umuntu n'aba positive kumva arabishaka uburoncinga mwigisha ibintu byose umwigisha no hino rero nawe genda uje kuzana izindi zahabu, nawe genda ubwira abantu ugenda uzana iki, ugende muzana izahabu, ubwato buzagaruka bugize gute, buzanye zahabu. After present the presentation 5 and 6 people will tell you the plan of being a gold. Nyuma yo kuvuga rero izi presentation ya gatanu na gatandatu abantu bazagira gute, abantu bazakubwira gahunda yo kubiki, gahunda yo kuba zahabu. The reason they tell you that is because you have just told them that only work with the gold ships. Hello, numara kuronshinga rero, numara kuronshinga abantu boye benshi bazatangira bagire gute, numara kubabwira plan kubigisha uzabura kubabwira ati ngiye nyimana n'abantu bari serious biteguye kugira ngo biteguye gukora ibyo twakorana nyine bari tayari. Nuramuka umaze kubibwira gutyo abantu bibwiye kubera ko wababwiye ko ukorana n'abantu bari serious cyangwa se bari zahabu, nabo bazagerageza kugira gute, kuba zahabu mbere yuko bagakora business, and you want you to work with them, kandi bakeneye kuba bakorana nawe. They take advantage of their invitation with benefit. Rero abantu bagaragaza ko bari serious cyangwa se nabo bashaka gukora bari seriye kuko nibagaruka bazaza bari seriye cyane. Hello, niba baraje bari mu busa cyangwa se ari empty ukabirukana ngo yazi ntabwo nakwana namwe, ntabwo nshaka kubabona hano, bakagenda. Nibagaruka bazaza bari kukwinginga babyete rwose none nemeye gukurikiza amabwiriza yose ijana ku ijana, kandi bazagaruka bari seriye, bazaza bari zahabu. Hello, nta muntu abantu bagiye gutya bakabivamo iyo bagarutse baza bari seriye. Hello, niyo mpamvu sometimes ukeneye kubohereza kugira ngo bagende babe serious. Hari igihe umuntu aza ari gukinira mu buzima muri business kubera ko nta n'ubundi buzima bwo hanze aragerageza. Hello, hanze nta kindi kintu yagerageje gikomeye cyangwa se nta n'indi business yagerageje, nta kandi kazi wenda yakoze bamubwira ati nyamara business ni business seriye wakora ukagira kumva ari kwikiniramo. Umuntu uri kwikiniramo rero wamwiruka nk'aho ati rero genda ujye kugerageza ibindi, ukamureba akajya kugerageza ibindi, nagerageza kumubona ibyo hanze birakomeye, nagaruka azagaruka ari serious. Hello, rero ntuzakorane n'umuntu utari seriye, ahubwo mwohereze agenda ajye kubanza agere gute abe serious, agenda se bongere no hanze uko bimeze, hari igihe batazi hanze uko bikomeye kurusha no muri business. Hello, mureka agenda agerageza. Iyo ari napkin presentation ya gatandatu rero, hanyuma kaza napkin presentation ya karindwi iravuga ngo where to spend your time, where to spend your time. Sasa umwanya wawe
umwanya wawe ni hehe ukeneye kuwutakaza kuwumara umwanya wawe munini ukeneye kuwumara hehe hello umwanya wawe munini ukeneye kuwumara hehe below is a graph hano hari graph hano hasi agashushanyo which is a pictorially where you should be spending your time nagashushanyo kutwereka igihe ugomba ahantu ugomba gutakaza umwanya wawe basically 100% of your time at the beginning should be spent sponsoring people ugitangira mu ntangiriro baratubwira ngo umwanya wawe 100%. Hello umwanya wawe 100% ugomba kuwutakaza mu kwinjiza abantu muri business. Hello ugomba kumara mu kwinjiza abantu hehe muri business. But you ask, should I not spending my time learning? Ariko ushaka kwibaza ikibazo ngo ese nta mwanya ngomba kubaza kumara ni kwiga. At the first few weeks I was about to do my training imam. Wera ko nkeka ko amezi ibyumwe byanjye bya mbere bisaba kugira gute bisaba kuba nafata training kwezi kwa mbere gushaka. You are correct. But remember your sponsor helping you to sponsor is part of your training. Ariko nanone wibuke ko nubwo ukeneye gufata ubumenyi ariko apply wawe abagomba kugufasha kuhinjiza abantu nabyo ni bijyanye na training. Hello kuko nabwo ari kukwigisha kugira gute hinjiza abantu. Niba ngo ntuzavuge ngo mugere kamanze mfate training ngo ntago ndabimenya neza ngo nibimenya ngo niko nzatangira kuhinjiza abantu. Uyu munsi wakugeza umuntu inshuti yanjye. Hello uyu munsi wamutumira akaza apurayini akagufasha kumwigisha agatangira uri kubyumva. Ntabwo ukeneye gutegereza ngo uzabanza ngo ubimenye neza. Ukeneye kubimenya neza ntabwo wazigera ugira ngo ubimenye wamara n'umwaka ukiri kwiga ko nanjye n'uyu munsi ndakiga. Ese nari kwiga imyaka kugira ntangire kubikora. Hello rero ugomba kumva kugitangira gahunda nta yindi mu mutwe no kugiza abantu ni gute nigize umuntu ni gute ndamugeza hano ubundi akinjira. Aribyo bintu utawe uri gutekereza gusa mu mutwe wawe aribyo bintu uri gutekereza kubyumva kubera ko nta bindi bintu ufite byo gukora. Umwanya wawe munini ugomba kumara no kugira gute ushaka ibyo mugiza abantu. Hello icyo kintu cya mbere kutubwira even though your sponsor does the work you still get credit for being the sponsor. Rero ndwa apply nawe atagiye kugukorera ariko ugomba kumva ari sponsor nyine agomba kugufasha. In any program you can sponsor someone else to the business just as long as you have been sponsored. Ni business yacu ugomba ushobora kwinjiza umuntu ako kanya cyangwa se mu gihe gito ukimara kwinjira nawe. When you first get into your business is you. Ugitangira muri business rero business yawe ni wowe. If you want your business to be a successful business, you now know that you must find 5 years people to sponsor. Rero nuzi ko ubyumva nimba ushaka kuba successful muri business and network marketing ugomba kumenya ko ugomba gushaka abantu batanu bari serious ukabinjiza muri business. You may have to sponsor more than 5 to find 5 that want to be serious. Ushaka gusaba kwinjiza abantu barenga batanu kugira ngo ubone batanu bari serious. Ibyo ngibyo tugize gute ibyo turabizi. At time goes on the amount of time you spend on sponsoring people drops off. Uko igihe kigenda kigira gute kigenda kiyongera umwanya umara uko kwinjiza abantu ugenda ugira gute ugenda ugabanuka. Kubera iki? Because of a sudden you find one serious person. Kubera ko igihe cyageze ugira umuntu ugize gute uri serious. Hello umuntu uri serious wamugize. Then 2 serious person, then 3, nyuma ugira 3 ugira 4 ugira banga. And when you have 5 serious people you can quit spending your time looking for people to sponsor. Nako ugize 5 bisi nzenda bari serious ushaka barikira ugize iki kugiza abandi bantu. Are we together? You can quit sponsoring ahubwo spend your time teaching those 5 gold ships. Agufata umwanya munini wigisha abantu 5 bari serious nabo kwinjiza abandi. Teach them also to teach their people to sponsor. Nabo ubigishe kwigisha babo binjije nabo binjiza abandi.
Hello? When they have gone 3 or 4 deep in building their own groups, I don't need you anymore. Niba ramuka binjije abantu batatu byibura nabo ubwabo bakabinjiriza. Are we together? Uyu nguyu yinjije umuntu, uwo yinjije Claudina yinjirije uriya, urayi nawe yinjije uriya. Bagiye hatatu munsi inshuro eshatu. Icyo gihe ntabwo bisaba kugira ngo ukomeze utahaza umwanya nabo kuko bamaze kumenya icyo gukora. Hello? Then you can go looking for another serious person to sponsor to replace them. Noneho murabonye abaye serious koko bari kwinjiriza abantu, nawe genda ushaka abandi bo kugira ngo kwinjiza noneho nyuma yaho. Are we together? When you have 5 serious people, you should be spending 95 of your time working with them. Nugira batanu bari serious, umwanya wawe 95% ugomba kumara gukorana nabo. Hello? Kabiri, n'igice of your time sufficing the customer have from your friends. Kabiri n'igice ugomba kukimara uhereza abakiriya bawe serivisi. Urakora abakiriya ba product uzagira nabo bahereza iki? Bahereze umwanya. Kabiri n'igice kandi ukamare uri kugira gute? Uri go planting seeds. Planting a seed is in whole prospecting. This way, when one or more of your 5 serious people are harvested, I don't need to be watered and cultivated anymore. When working with the seeds you planted and help them to sprout. Sasa kubera ko uri prospecting, abandi batanu bawe niba ba serious wamaze umwanya 95% umwanya wawe wamaze kuba serious. Sasa nyamara kuba serious noneho ubona wabaye serious, genda ushaka iki? Genda ushaka abandi bantu bari serious muri za mbuto wabibye uri prospecting, genda ubashake mu binjize kugira ngo ugire gute? Ugire business yawe noneho sasa. Are we together? You should be aware that 100% of the time you are moving the product. Ugomba kwitonda n'umwanya wawe munini 100% umara gucuruza product cyangwa se umara muri product. It's a natural result of working with your people. N'umusaruro ukomeye cyangwa se usanzwe ukorana n'abantu bawe. That's the selling part of the business which we like to call the sharing part. Rero iki ni gice none twise sharing part cyangwa se cya gice cyo kugira gute? Cya gice kijyanye no gutanga cyo gusharinga products. Gice ntabwo ari igice cyo kumara umwanya munini kubera ko kiguhereza umusaruro ugize ushiriritse n'ubundi. Are we together? Oh yes. Iyi ni chapitre n'ubundi ya kangahe? Turayisoje. Chapitre ya 8. Navuga ni presentation ya kangahe? Ya chapitre ya 8 navuga presentation ya 7. Chapitre ya 9 sasa chapitre ya 9 ivuga ku bijyanye n'iki? Iravuga ngo the season sells the stick. The season says the stick. Another title that we sometimes use for these places. I assume you have been to camping. You will notice that if you separate the logs of campfire, the fire will go out. If you put them back together again, the fire will blaze up. So if you have one log, you have enough. None bari kutubwira ngo sasa hangani bijyanye n'iki? Bijyanye n'imiriro noneho sasa. Hello? Kubera ko umuriro cyangwa se fire ikora ibintu bidasanzwe muri business. Are we together? Iyo ibintu byishyushye abantu benshi bafatiramo imyanzuro. Iyi ni chapitre ya kangahe? Chapitre ya 9 tugiye gusoma, ariko nuba tuzayikomeza ejo kubera ko isaha zageze kandi chapitre nyinshi yo umuntu azisomye hari igihe zivanga mu mutwe. Ahubwo tubanza utange comment kuri izi ngizi icyo twigiyemo. Hello? Ariko chapitre noneho y'ejo yo izaba idasanzwe ibijyanye n'imiriro. So numva rero twatanga comment kuri ibijyanye na presentation ya 7
bijyanye n'aho ugomba gutakaza umwanya wawe munini ni hehe. Chapter ya gatandatu cyangwa se presentation ya gatandatu yatubwira ngo third party invitation, hahandi utumira umuntu ariko no kumaza ati sanga umuntu wabuze nawe wakenera ibi ngibi ni akaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo utumiraho aho tugenda. Oh yes. So numva rero twajya mu mwanya wa comment, duhereze drops nyinshi umugabo waduhaye kino gitabo. Let's do what? Prepare. Let's do what? Prepare. One drop for him, another one. Yes. Hello. Are we excited? Are we okay? So ngendize cyane kuko ubundi iki gitabo kuva nagiye muri Kongo tumaze kugitangira, ariko ngenda ndi kuvuga ngo ko byagenda kose ndahombye kuko iki gitabo kirimo ibintu byinshi kandi byiza. Ugendanye rero na topic y'uno munsi nizemo ibintu byinshi. Ino third party invitation ni uburyo bwiza bwo gutumirana wa muntu watinyaga. Rero wa muntu watinyaga uvuga ngo uyu nguyu afite akazi, uyu ko yiyubashye ngiye ndamuhera he, muhafata telefone umuhamagara umubwira ati hello runaka, hari business cyangwa se hari umushinga amaze iminsi ntangiye, uyu mushinga ndabizi neza ko wakugirira akamaro ariko ntabwo ari wowe nshaka, cyangwa se ndagira ngo umpuze n'abantu ubona bakorana n'uno mushinga, umpuze n'abantu bakeneye andi mafaranga yongera ku byo basanzwe bakora, umpuze n'umuntu ukeneye umwanya munini wo gutembera cyangwa se umwanya munini wo kuruhuka, umpuze n'umuntu ukeneye kuba yakikorera nawe akigenga, umpuze n'umuntu ushaka kuba yazasiga amateka cyangwa se yazasiga ibigwi kuri famiye we cyangwa se no mu gihugu muri rusange. Ndagira ngo mpuze n'umuntu ushaka kuzagira amasaziro meza, agasaza ari kwinjiza amafaranga kandi agasaza ari no mu buzima bwiza. Hello, icyo gihe iyo umubwiye uko nguko bitewe n'uko wa muntu umuzi cyangwa n'ibyo asanzwe akora, mbere y'uko uhuza n'abandi arabanza akagira ute akakubwira ati ahubwo nanjye mbwira dore ndi kumva bimwe muri ibyo bintu ngize ute mbikeneye. Ubwo rero wa muntu utinya, wa muntu uvuga ngo yanyigishije aha naho afite akazi, wa muntu uvuga ngo ni umuntu ukomeye muri famiye, mugezeho icyo gitekerezo maze urebe uburyo hano utumira abantu benshi ahubwo ugasanga uri kwinjiza amafaranga, abandi bose bari kureba bari kwibaza ngo ndabikora gute. Rero ino script, ino topic ya gatandatu ngewe iranyuze cyane, inyibukije ko nakongera nkabikora kuko n'ubundi ndabizi cyangwa se nari nsanzwe mbizi, ariko inyibukije ko nakongera nkabikora. Kuri no ya karindwi naho rero nigiyeho ibindi bintu byinshi nyine, where you spend your time, ni hehe nyine ngo ntakaze umwanya wanjye wose niba ndi muri business kandi nkaba ndi gukora full time. Biriya bintu byo kuvuga ngo ndajya kureba filime, ibintu byo kuvuga ngo ndi mu bindi bintu bitagendanye na business, wapi. Niba ndi muri business ya full time ni ntakaza imbaraga zanjye zose kuri business, ariko mbe nzi neza ko niba ibyo ndi gukora bitari kuma umusaruro none, ariko ejo cyangwa ejo bundi umusaruro nzagira ute nzawubona, kuko nafashe umwanya wanjye mutakaza ku bikorwa. Nafashe umwanya wanjye munini mutakaza ku bikorwa, ndabikora. Rero niyo mpamvu kugira ngo ubone zazahabe 5 cyangwa se abantu 5 bari seriye, ushobora kubakura mu bantu 30 winjije, ushobora kubakura mu bantu 100 winjize. Biravuze ngo nyine wowe icyo usabwa ni ukugira ute umwanya wacu wose tumarire mu kwinjiza abantu, kandi aya ni amahirwe meza ku bantu benshi. Iyi ni business watumira umuntu ari mu buzima bubi, ejo cyangwa ejo bundi akaba yageze ku bintu bidasanzwe, wamuhaye amakuru nawe utizeye ko azabigeraho. Ariko iyi business ihindura ubuzima cyane, ahubwo tumenye ko buri munsi turi kuyibwira abantu benshi, buri munsi turi gutumira abantu benshi. Nyine umwanya wacu wose tuwumarire mu kwinjiza abantu cyangwa se mu bikorwa byinjiza amafaranga muri ino business. So rero ngewe izi topic ebyiri dusomye ndumva hari ikintu kinini zimfashije, ndetse zinanyongereye icyizere kuri business, ndetse zinanyeretse ko ubona akinjiza umwe atari we narebaho, ahubwo nkeneye gukorana nawe nkamufasha kwinjiza abandi, nabo yazanye nabo nkabafasha kwinjiza abandi, ku buryo noneho tuba team cyangwa tuba organisation nini twiyemeje gukora ibintu bidasanzwe. So ngewe rero iyo niyo comment nashyiraho.
thank you so much. Hi. wenda mpereye ku kirere twasomye bivuga ngo dushire ubwoba cyangwa se kubanza kwiyumvamo yuko umuntu ugiye kubwira ikintu runaka cyangwa se ugiye gutumira ukabanza kwiyumvamo yuko wowe hari ahantu harenze ubwo yaba kurusha nyine amafaranga cyangwa se wenda n'igihagararo ariko bitewe n'ibyo ushaka kumubwira nanjye ako kantu cyo nyine nanjye mara kukiga naragakoresheje kandi hari umuntu atinyaga pe ariko ejo mara kwiga ari nta somo nyine nahise mumwigisha ahubwo ni n'ibintu bisanzwe nyine nanjye ubwanjye ndiseka ndavuga ati se ubundi rero naramutinyeye nyine nanjye ubwanjye ndiseka gusa ejo karafashije nize dusomye runangana nazo ziramfashije ikindi kintu nkuyemo n'ubundi nabwo ni nko kunyereka kongera gutinyuka bwa kabiri birengeje uko nabikoraga uwo muntu ugiye kubwira nkumva yuko nyine nawe umuntu ugeze utari umuntu usanzwe umutumira ndi kumva nyine nta kibazo kindi bifiteho kugira ngo uko ngenda ntinyuka cyangwa se uko ngenda muri ibikorwa byinshi niko ndi kugenda nkora bizinesi yanjye cyangwa se nyagura ikindi nungukiyemo ese igihe cyane cyangwa se igihe cyose mbona ese gitakaza hehe gikoresha gute icyo ni cyo kintu nkuyemo mu minota kuba narahisemo gukora fata y'umuntu uko narigize bizinesi ku mutima nkavuga ati iyi ngiyi nigikurikirana uyikora neza izagera ku ntego igeze rero ikintu nkuyemo ni ukuyihereza umwanya uhagije ibindi byose wenda naba nashaka kureba hirya no hino nkabishyira ku ruhande nkakurikirana bizinesi yanjye umwanya munini nkawumara mu gukora ibikorwa harimo gutumira cyane kuko iyo umuntu atumira cyane nibwo nyine hari amabari abantu nibwo havamo abatangira bizinesi kuko bisaba nyine kubwira abantu benshi cyane kugira ngo basi muri abo benshi ntabwo naburamo nk'abangahe bakubwira ati mfite umwanzuro wo kuba natangira nanjye icyo ni cyo kintu nkuyemo umwanya munini wose nkawutakaza mu bikorwa nkawutakaza no gutumira mbwira abantu bizinesi sinumve yuko hari umuntu uri kundenga cyangwa se hari umuntu ndi gutinya ku buryo ntagira icyo mubwira ibyo byose nyine nibyo nigiyemo nibyo nkuye muri iri somo gushimangira ijambo gutinyuka kugira ngo dukore iyi bizinesi yacu nanjye ndize cyane ndafashwa yuko hari ahantu natumiraga nk'umuntu noneho yabyanga nkumva ncitse intege cyane aho hantu rero nafashijwe ahubwo ugiye kurushaho guhamagara n'undi rwose ntabwo ari kubanza uzaba uyizote uzaba uzikorera Hi. icya mbere muri bizinesi gutinyuka bagomba umuntu ugiye guhamagara umuntu ejo twishyuye ko umukuye icumi ko ugomba kubyiyumvamo icyo cyizere ugomba kukigira ikindi twize uno munsi gutumira abantu benshi bikavamo ab'umumaro muri abo benshi ntabwo gutumira abantu bakeya kuko bose bashobora no kutaba umumaro bikarangira aguze n'umwe gutumira benshi ikindi guhura n'umuntu uri seriye guhura n'umuntu uri seriye iyo ushaka ari seriye bamwe bahorera we yazumva ari seriye noneho akakwihamagarira kumwigiga cyane akakwitaho umwanya uhita ushaka abandi bari guhita ikindi batishe iyo hagati ku nkombe tukategereje ubwato ubwato bwa MT ntabwo uhita ubugenda kuko ushobora kurohama uragurika ukagenda ugasigara ku nkombe ugategereza kuri diyakazi n'ibindi ibyo ari byo byose biboneka ku masitoro bitewe n'ifata hejuru
Ayi. nanjye kino gitabo kuba twateganya nacyo cyaramfashije cyane, hari ibintu byinshi nagiye menyeramo nibikurikiza bizamfasha kandi bizanyubakira bizinesi yanjye. Ikintu wenda mpereye ku byo ejo badusabye, icya mbere ni ugutinya kwegera icyizere, kuko bizinesi uri gukora utayizera nawe ubwo wizere, nawe uzayibwira ntabwo bazabyumva, ugashyira ukuboko bakicura nyine kurimo, wumva nyine ko bizinesi kurimo kandi nawe ubwo ugatinyuka, babantu utinya ntugire kubatinya, ubwoko babavugisha ukabavuga. Ikindi nakuyemo wenda ku nyigisho gukoresha cyangwa imbaraga zacu tugomba kuzishyira kuri porodagiti twazicuruza zadufasha, ariko icya mbere kubaka sisiteme byaramfashije cyane. Ikindi cya kabiri wenda kuriya uyu munsi dusomeye ni uko ngomba kugira ngomba kwiyumva neza, kubwira abantu benshi. Wari igihe uvuga ngo uriya muntu ntabwo yakora bizinesi, uri kumutekerereza, ntuzi uko ameze, ntuzi n'ukuntu ari bubyumve. Rero tugomba kubwira abantu benshi nta n'umwe dusigaye. Ikindi cya kabiri, hari igihe ubwira umuntu bizinesi agacika intege cyangwa na ntabyumve, ugakomeza umuta umwanya kandi wa mwanya bari kuwuta ku bandi bantu, kuko ukomeza kumuta umwanya aragutwara umwanya wawe kandi ari no kuza sene. Ikindi nkuramo nakuyemo hari igihe iyo ukurikiye ba bantu batari seriye birangira nawe uvuye muri bya bintu twatsinze ejo, ugasanga umuntu kumubwira bizinesi cyangwa kuba negativu, iyo ugera n'abantu bari negativu nawe urakuba negativu. Rero byaramfashije cyane. Ikindi navuga kuri iyo